Kristo Yezu akuzwe muvandimwe, gira roho mutagatifu n'ingabire ze zose, waramutse wiriwe neza. Roho mutagatifu uyu munsi aragushyiramo inyota yo kumva urukundo rw'Imana, urukundo rugutegereza, urukundo rutagaya intambwe yawe, urukundo rwakira ituro ryawe, urukundo rugukunda uko uri kandi rugasabana nawe mu buryo bwawe. Uyu munsi umumarayika wa none arakugeza ku nyota y'Imana, inyota igufitiye. Iyo nyota Imana ikaba yifuza ko ibona igicumbi mu mutima wawe, kandi mu mutima no mu buzima bwawe hakabamo isoko ivugura urukundo rwayo. Aya magambo aragufasha kumva ko ubuzima bwawe hari ukuntu Imana ibufata nk'umwihariko kandi ikabugira igisingizo cyayo. Ntucikwe intege kubera ibiguca intege, ntugire ubwoba kubera ibigutera ubwoba, ntuhungabane kubera ibiguhungabanya, kuko hari ijambo rikubwira ngo ngufitiye inyota, ngufitiye inyota. Umumarayika w'uyu munsi naguhe kumva iri jambo ubwirwa n'Imana igukunda, n'Imana igushaka, n'Imana ikwitaho kandi ikakurengera. Ngufitiye inyota. Umutima wanjye uragurumana urukundo nk'amabere y'umubyeyi aremerewe n'amashereka mu gituza cye. Igihe cyose umubyeyi ashaka konsa umwana, hakaba igihe umwana yanga konka kubera impamvu zitandukanye, umutima we urashenguka, igishyika cye kikarushaho kumwerekeza ku mpamvu yose yatuma umwana atonka, kandi umubyeyi azi neza ko ariho akesha ubuzima. Uyu munsi umubyeyi wawe arakubwira ngo emera unyakire, akira urwo rukundo, byibura uba inkoramutima. Mbega ibyishimo wagira uteye agatambwe nawe uyu munsi ko kuvuga uti nanjye ngufitiye inyota. Erega humura, nta na rimwe Imana igaya ubuto cyangwa se ngo icire urubanza uburyo umutima wawe usubiza ugira uti ndagukunda. Emera rero wakire urukundo ruva mu mutima wa Yezu Kristo. Iyo urwakiriye
bigabanya imyambi n'amacumu byawushwanyaguje, kuko igihe yavugaga ati mfite inyota, imitima myinshi yari yihugiyeho, ibura iyo nyota y'urukundo, ibura uyakira. Uyu munsi rero wowe uba muri abo bake bongera kuvuga ngo nakiriye urukundo rwawe, mfite inyota y'urukundo rwawe, mfite inyota yo gukunda, ndashaka kandi ndifuza kubeshwaho n'urukundo, mfite inyota yo gutera abandi inyota y'urukundo, mfite inyota n'ikinyotera cyatuma benshi bashaka urukundo, mfite inyota, nterwa n'inyota yo gukunda uwankunze no kuba urukundo akunda mu buzima bw'uyu munsi. Mfite inyota kandi ndifuza kuba inzira yerekeza abandi ku isoko yabamara inyota. Ngufitiye inyota Nyagasani. Amen. Nimareka buri munsi utere inyota kandi akugeze ku isoko, agutere gutera inyota kandi ubere abandi isoko. Imana iguhe umugisha.